igihe cy'iki? Igihe cy'umwijima. Twaririmbye indirimbo ya 252, indirimbo ivuga ngo nimucane amatabaza, umwijima ubaye iki? Umwijima ubaye icyago, hazaba umwijima ukaze, umwami ataragenza gute? Umwami ataragaruka. Dusomerwa isomo riboneka muri Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hari amagambo musanzwe muzi abenshi bayazi mu mutwe, aravuga ngo Yesaya 60 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugenje ute, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen, amen. Dore umwijima uzatwikira isi. Nabwo ni amena. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amena. Umurongo wa 3, amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Iryo ni ryo somo tugiye kwigana. Nize mu gitabo kimwe amagambo avuga yuko umwijima ngo ugira agasongero. Mu busanzwe iyo bibaye 12 za nimugoroba waba utangiye kwira, sibyo? Waba utangiye kwira, 3 z'ijoro zikaza, 6 z'ijoro, buriya ngo ni ku gasongero k'ijoro. Mwari mubizi? Buriya ngo ku gasongero k'ijoro ni sangahe? 6 z'ijoro. Uko bwagiye bwira buke buke umwijima w'ijoro ubudika, ni nako iyo 6 z'ijoro zigeze, rya joro ritangira gucika intege kugeza ubwo n'ubundi 12 za mu gitondo umucyo uba wongeye kugenza gute? Gutangaza. Yego? Ngo no mu by'umwuka mu gitabo cyacu kimwe cyitwa ibihamya by'itorero kuri volume ya mbere, hari amagambo avuga uburyo umwijima mu buryo bw'umwuka watangiye kubudika, kandi ngo ugenda ubudika gake 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 kugeza ubwo umwijima uzagera ku gasongero kawo mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'umwuka. Muri icyo gitabo bagaragaza yuko umwijima mu buryo bw'umwuka uzagera ku gasongero kawo igihe dimanshi izaba igenje gute? Igihe dimanshi izaba itangajwe. Reka twige amagambo ari hano. Aravuga ngo umujakazi w'Imana Madamu White muri iki gitabo cy'ibihamya by'itorero kuri volume yaho ya mbere kuri paje y'170 yeretswe amatsinda abiri y'abantu bari mu rusengero. Itsinda rimwe ngo risengane umwete ryifuza guhemburwa rigakira ibyaha. Irindi tsinda ngo yaryeretswe ritagira ikintu na kimwe ryitaho. Ni amagambo yanditse ngo nabonye ko bamwe batitabiriye umurimo wo gusenga no gutakamba, basaga nk'abantu b'indeba n'abadafite icyo bitaho, ntibarwanya umwijima wari ubagose, maze ubapfukirana nk'igicu cya rukokoma. Mbese murabyumva? Ni abantu bari mu rusengero ariko batagize icyo bagenza gute? Mbese reka mbabaze, umuntu umwijima utaratangiye kubudika? Buriya ngo niba hari ikintu kibabaje Imana, ni umubare munini w'abantu bitwa abakirisito ariko atari abakirisito nyakuri. Imana yashimye ko hazabaho ikintu cyitwa umwijima kigenda gisigaza abantu bamwe kugira ngo inyenyeri nyanyenyeri abakristo nyabakristo bagaragare, kuzageza ubwo n'abakijandajanda dufatafata ku gasongero k'umwijima igihe dimanshi izatangazwa, abantu bose bazavamo hasigara izahabu nziza. Niko byanditswe ngo hagiye kubaho umwijima mwinshi kugeza ubwo abantu batabereye maso ubugingo bwabo
muri iki gitabo harimo amagambo ababaje ngo madamu White yakomeje kwerekwa iby'itsinda rindi ryari riri maso risenga, agiye kubona ngo abona mu maso habo hahonze kubera agahinda k'ibyaha no gutekereza yuko amazina yabo ataba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Agiye kubona ngo abona ijuru ryabongereye imbaraga, ribongerera ngo abamarayika bari babarinze, ngo agiye kubona abona bikubye kangahe? Abona bikubye kabiri. Ngo yakomeje kwerekwa asanga ba bamarayika bikubye kabiri kuri ba bantu babereye maso ubugingo bwabo. Amenya yuko batavuye mu ijuru ahubwo ari abakuwe kuri za ndangare b'abakristo barangaye. Bivuze iki? Bivuze ko abakirisitu twirangarije n'ubufasha twari dufite tugiye kubukurwaho buhabwa abameze bate? Abari maso. Muri iki gitabo handitswe amagambo avuga yuko nta muntu uzajya kurimbuka hari ingeso z'ubukristo agifite. Abantu bazajya kurimbuka basigaye basa nande? Basa na se Satani. Mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abami kuri paji yacu ya 89 haranditswe ngo mu bantu batuye batataniye mu bihugu byose harimo bake batarapfukamira Bayali. Amen. Bivuze yuko nubwo umwijima uri kubudika, Imana igiye ifite intore zayo hirya no hino. Yego, uyu munsi ntabwo umuntu yazibona nk'uko inyenyeri zo ku bicu ku manywa murazibona, iyo umwijima uje nibwo zigenza gute? Umwijima mu by'umwuka ubwo uzarushaho kugaragara n'abana b'Imana nibwo bazagaragara. Sinzi niba pastor hari ikibazo Imana yabajije Aburahamu. Igihe gutaka kw'abari mu isi kw'abisi icyo gihe batakaga, gutaka kwabo kukagera ku Mana, Imana yashije kurimbura. Hanyuma kubera Aburahamu yakundaga ubwoko nk'uko nawe waba ukunda iri shyanga Imana yakuragije, uravuga ati Mana uretse kubarimbura ahari haba harimo abakiranutsi wenda baziyongera. Ese reka mbabazi, muribuka yuko Aburahamu yahereye ku bantu kiranutsi 50, mbese yagarukiye kuri bangahe? 10. Yagarukiye kuri 5. Bo barabonetse. Pastor, ubu hano haboneka mu bangahe? Imana ije kuturimbura buriya hari ni Imana ibisi, kuko na Aburahamu yavuze 50 atekereza ko bashobora kuba bari. Nasomye amagambo avuga yuko abantu bajya bihumuriza bagatekereza ko nubwo Imana ikunda abo yaremye ngo hari ukuntu iziyeranje ikagira birokora. Reka da, Imana ntacyo biyibwiye kurimbura umunyabyaha niba yaramwoherereje ibigomba gutuma akira akabica amazi. Buriya muzajye muca amazi ibintu byose, ariko ibintu by'Imana ni ndakorwa. Ngo abo bakiranutsi batarapfukamira Bayali bazagaragara nk'inyenyeri ziboneka nijoro gusa. Abo bakiranutsi bazamurika igihe umwijima uzatwikira isi, kandi umwijima w'icuraburindi ugatwikira abantu. Mu isi yose mu duce twinshi turangwa mu bupagani, Imana ihizigamiye abatoranijwe bazamurikira isi mu gihe cy'umwijima. Turi mu gihe ahari Yesu aramutse ari ku isi ashobora kubaza ikibazo yabajije mu butumwa bwiza nk'uko yabajije ngo mbese Yesu nazazaga kwizera ko kiri mu isi. Ngo Satani afite gahunda yo kuyobya n'intore niba bigenza gute, niba bishoboka. Ahari wasanga twe tutaraba n'intore tukigwaguza, ariko Imana ishimwe yuko ikiteguye kuduha ubufasha bwose kugira ngo dukire iri teka ryo kurimbuka. Abantu bari gutakambira Imana izabambika imbaraga nk'izo yambitse Saduraka na Meshake na Abedenego. Amen. Ngo igihe bari mu kibaya cya Dura, itara ryabo ryari ritaramurika, hanyuma Nebukadinezari ategeka yuko benyegeza iki? Igihe ngo yategetse ko benyegeza umuriro, abantu bose bari biteguye kureba ba bagabo ukuntu bagiye guhita bagamburuza, bagahita bihakana Imana. Abantu bahise bacana ku maso, bahise bahuguka, bagiye kubona babona ba bagabo bakomeje kugenza gute? Kwihagararaho.
nguko ukuntu inyenyeri y'abantu bashikamye ku Mana, Imana ishaka kuzayicana isi yose ikayibona, ku buryo umuntu ahari azaba ari nko mu gihugu, nubwo yaba ari rubanda rugufiya na perezida w'igihugu amuzi. Si byose uze perezida arakuzi, kandi hano iwanyu uri umusitari, ariko nuba umusitari mu by'Imana, isi yose izakumenya. Hari amagambo nakuye mu kindi gitabo avuga uburyo Imana yigaragaje ku musozi Karumeli, igihe Eliya yari ari kumwe n'abahanuzi ba Bali. Hanyuma muribuka filime ukuntu yagenze, Imana byarangiye igaragaye, inyenyeri ya Eliya yaragaragaye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hano hari amagambo avuga ngo itsinda ry'abantu bari maso bingingira Imana ngo ibafashe rigiye kwanganywaho amahage yaryo, kugira ngo iryo tsinda rikomeze kwera imbuto nyinshi. Amen. Hari ibimenyetso bigaragara yuko bagambiriye bashikamye gufata icyemezo cyo gukurikira Imana. Hari isomo riboneka muri Yohana igice cya 15, mureke turisome. Yohana igice cya 15 hari amagambo avuga ngo Yohana igice cya 15, yego turasoma ku murongo wa 1 n'uwa 2. Haranditswe ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo ugenza gute? Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arigenza gute? Arigenza gute? Ese mufite Bibiliya? Yego, arikuraho iryera imbuto ryose, aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. Ahari amahage banza ari Ikinyarwanda kitumvikana, ariko niba ari abantu bahinga ikawa, mujya muzicara mukazikuraho ibisambo, mubyita ibisambo. Yego, nimwumve amagambo arimo muri uyu murongo w'igice cya 15 cya Yohana, avuga uburyo abantu bose bifuza kwera imbuto nk'uko ziri muri Bibiliya, bakaba abambasaderi b'Imana. Imana yiteguye kubasukaho ubufasha, yiteguye kubakuraho imbaraga zose z'umwanzi zibizingiraho, kugira ngo bere imbuto zikwiriye. Amen. Kandi abandi bantu batabereye maso ubugingo bwabo, nabo bari mu kaga gakomeye, kuko ngo n'ingeso nziza bafite bagiye kuzamurwa, basigare basa na Satani. Nta kubeshya, twageze mu gihe kitari icyo kubeshya. Mbese ntimwabonye ko isi yagushije ishyano? Isi yagushije ishyano ujya ngo ubyemere. Sinzi nimba mudaherutse kubona itangazo ry'abadepite ryo kwemerera abana b'abakobwa bari mu myaka 15 kwiteresha inshinge zo kuringaniza. Mwararibonye? Nta mabura akindi, kuko bashyizeho uburyo bwose bwo kwirinda kugira ngo abantu bareke kwiyahura mwa biriya ibintu byarananiranye. Bashyizeho n'ibyitwa udukingirizo. Hari amakampani ugeramo ugasanga bagiye banadushyira ahantu ngo nibura uwo byananiye agakoresha. Byaranze kugeza ubwo igihugu gishora amafaranga menshi mu bana babyarira iwabo bakiri batoya. Murabizi namwe, ntimubizi se ukuntu abana babyarira iwabo igihugu kibaha amafaranga kugira ngo ubuzima bushoboke, kugeza ubwo babemereye kugenza gute? Kuringaniza. Mbese ishyano ntiryaguye? Biriya bishinge ko n'ababyeyi bibagora ari bakuru, bari abana bizagenda gusa. Mu gihe abari maso bagiye gusukirwa imvura y'itumba, bakarabagiranishwa n'ubwiza bw'Imana, hazasohora amagambo avuga ngo aho kumvira Imana nakumvira abantu. Ubu abantu twagiye tubaho mu buryo bw'ubwoba, abenshi tuba turi n'abakirisito, ariko wabona ugiye guhura n'ibintu biri butume ureka umukati,
ukagira ubwoba ugahitamo gukurikira wa mukati kugira ngo ubuzima bw'umuryango wawe butajya mu kaga. Abagore benshi bumvira abagabo babo kandi babategeka ibinyuranije n'ubushake bw'Imana kugira ngo ahari barebe ko byagenze gute bwacya. Abana bakumvira ababyeyi babo kandi bazi neza yuko babategeka ibinyuranije n'ubushake bw'Imana. Intumwa zigeze zivugira aya magambo, ziravuga ngo aho kumvira abantu twakumvira iki? Kugeza ubwo n'ubuzima bwacu bwagishyirwa mu kaga. Hari amagambo ari muri Bibiliya avuga ngo naje gutanya umukazana nanjye, naje gutanya. Igihe cyose umuntu adashaka kwiyegurira Imana ngo amare amazi, nta sano afitanye n'umuntu utarayiyeguriye, kandi bizarangira imigabane ibiri imaze kugaragara nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Isi izarangira hariho uyu mwijima igihe uzaba umaze kubudika ngo ugeze ku gasongero kayo. Nasomye amagambo avuga yuko ngo Imana izatanga igihe ku bandi bantu batigeze bagira amahirwe nk'ayo twagize, nabo ngo bazahabwa agahe gatoya. Hari abantu benshi ngo bumva bagarukiye Imana, ariko bareba ukuntu iri torero ry'Imana naryo ribamo abanyabyaha bakanabishidikanyaho, bakibaza neza yuko hano ari nk'ahandi nk'ahariya iwabo. Satani yamaze kutuvangira. Umuntu uramubwiriza ubutumwa, yakumva anyuzwe n'ubutumwa umubwirije, yakubaza idini ajyamo, wamubwira iryakakubwira ntaha twari. Ejo hari umuntu twari turi kumwe, simbabeshye, yarambwiye ati ntakubeshye, sinzi niba ari uko abadive ari bo nshuti zanjye nyinshi, ati ariko nta bantu bamaze kumpemukira benshi nk'abadiventisite. Hari n'undi twiganaga muri kaminuza ndamubwiriza bya materaniro tujye dukora yo kubwiriza mu Mukiza, agezeho arambwira ati yaba utari umudive nari kuza. Kandi murabizi ko tutabeshya turi itorero ry'Imana, nubwo twaba turi abantu ba feke tutumvira Imana, buriya tuzapfa twizize. Buriya nubwo wakumva badutera imijugujugu, ibyacu bikamenyekana yuko ari bibi, ariko iri torero ni iry'Imana. Wenda bizakunanire ugire n'abo unenga baririmo, ariko iri torero ni iry'Imana. Ndenda kugera ku musozo. Ishungura rya nyuma ryitwa icyumweru, Imana kwerekana yuko habaho akarengane ku musozo w'urugendo, yari izi neza yuko mu gihe cy'amahoro mu itorero ryayo hiciyemo abantu batazanywe n'iby'ubugingo, ahubwo bazanywe mu itorero n'inyungu z'ibifatika z'isi. Hari abantu bari muri iri torero baje kwishakira abagabo, hari n'abandi baje kwishakira ariko si ubundi uretse ni ibice bifatika se biri muri iri torero. Reka mbabwire, nubwo utaba warazanywe n'iby'ubugingo, fatira Imana ku ijambo ryayo, kuko iri torero rifite iby'ubugingo. Reka mbabwire, muzabibona cyangwa abantu bazagira umugisha wo kugera kuri iri herezo ry'isi nk'uko Bibiliya ibivuga, bakiri maso bazabona yuko iri torero ryari itorero ry'umwuka, ryari itorero Imana nk'uko yabinyujije mu mujakazi wayo iganura ko ari ryo torero rizaheruka. Ubu umwijima watangiye kubudika, ariko nturaba icyago, nturaba iki. Iyi ndirimbo iravuga ngo nimucane amatabaza, umwijima ubaye iki. Ubu abantu batangiye kugenda bikura mu murongo, ahari sinzi niba umwijima wari wakara. Ese ubwo umwijima kugiye kugenda ukara buke buke, ahari n'uyu mubare banza uzageraho ukagabanyuka. Uru rusengero nubwo tuvuga ngo ni ruto ntirwuzure. Karaba pasitoro baherutse hano, umwe mu bari hano imbere yo kuri misiyoni, yaravuze ati naregana hano n'ibi ngibi biriho n'aka karimo, hari igihe kazagenza gute katazaba kari, icyo gihe bizaba bimeze gute bana b'Imana? Buriya uganirije abapasitoro bakakubwira agahinda bafite k'abakiristu baguye, nta n'ikintu kiraba gikomeye. Mwese mubona ari iki gikomeye cyari cyabo? Umwijima watangiye kubudika, ariko nturaba icyago. Igihe uzaba icyago uzasigara ahari inyenyeri yawe imuritse. Isomo riravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugenda ute. Umuntu uri maso, umucyo we uzagaragara. Uyu munsi umwijima nturabudika ngo inyenyeri yawe igaragare.
igice ku murongo wa 2 haranditswe ngo hazaba umwijima ukaze umwami ataragenza gute. Mbese uyu mwijima ninde uzabasha kuwuhagararamo adatsinzwe? Abantu benshi ntibazisanga bahagaze nko mu mwanya Petero yari ahagazemo. Petero niba ari umuntu wari uzi ko akunda Yesu, na Petero yari arimo, ariko Petero burya yaje gusanga atarigeze agira Yesu mu bugingo, cyakora yari inshuti ye. Ariko Petero amahirwe yagize, yari afite ikindi gihe cyo kugenza gute, cyo kwihana. Niyo mahirwe ahari Petero aturusha. Ndumva nifuza gusoma amagambo asoza, nkababwira n'isomo rimwe risoza, ubundi hagarukiraho. Bavandimwe, nshuti nkunda, Imana yashimye ko hazabaho ishungura kugira ngo ahari urukungu ruvanwe mu masaka. Ubu abantu bose biyegurira Imana bagenda bagira imbogamizi y'umubare w'abantu bitwa abakristo ariko bakora ibitandukanye n'ubukristo. Imana izakora iki kugira ngo ibyo bintu byicayure? Izashyiraho ishungura, kandi iryo shungura ahari ryaratangiye. Kandi ikindi, nararikira buri muntu wese gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Amen. Ni isomo riboneka muri Yesaya, niryo dusorezaho. Yesaya igice cya 55, umurongo waho ni uwa 6. Haravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko agenza gute. Ariko se niba bigishoboka, mwaretse banze iri somo hari igihe rizata agaciro. Ni mu mwambaza akiri hehe? Ese bari bugufi? Ahari banza ari no kugenda ajya kure. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ni mu mwambaza akiri bugufi. Amena. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, nawe aramugirira iki? Agarukira Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Amen. Hari amagambo nasomye ababaje avuga ngo igihe Imana Yesu azaba arangije umurimo mu buturo, amaze gutangaza itangazo ryitwa ngo bigenze gute, birarangiye, ngo abantu bazasenga amasengesho. Biranditse mu gitabo cyacu cy'umwuka w'abahanuzi, nuko ntakibuka ariko narabisoma. Ngo abantu bazasenga amasengesho ku buryo Yesu azagira impuhwe agashaka gusubira ku ntebe y'imbabazi ngo abababarire, ayakire ayo masengesho. Ariko bizaba byaragenze gute? Bizaba byaratsinze, bizaba byararangiye. Ngo abantu bazasenga amasengesho ku buryo Yesu azabaza ngo mbese aba bantu bari bari hehe? Igihe cy'imbabazi kikiriho, aba bantu bari bari hehe? Muzi ikintu Satani agiye kuzakora? Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi, ngo ibintu byose Satani yari yaradushyize imbere bimeze nk'ibidufitiye inyungu, Satani azahita abyambura agaciro. Namara kubyambura agaciro, tuzabona ko ibyo bintu bitari bikwiriye kuturutira Imana. Yego, noneho ngo tubone burya ibintu bitubujije ubugingo ni ibintu bimeze nko kuzirikwa n'urudodo. Muzi amarira Satani afite gahunda yo kuzaduteza. Ni amarira menshi. Birababaje, ariko nasabira umukristo wese kwita ku bukristo bwe. Amen. Buri wese niyite ku bukristo bwe, were kwita ku bw'abandi, reba mu izamu ryawe. Umwami Imana atwuzuza imbaraga kandi aduhe umugisha, aduhe kumumenya, atubashishe kumwegurira bigishoboka. Kandi igihe azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, amazina yacu azaba yaranditswe mu bitabo by'ubugingo. Mbibasabiye nanjye byisabira mu izina rya Yesu. Amen.
gucana amatabaza, umwijima ubaye icyago, hazaba umwijima ukaze, amatara agaruka. Muboneza amatabaza kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza. Abantu ibihumbi byinshi bahinyura ubu butumwa, natwe tubushikamyemo dutegereze Umukiza. Muboneza amatabaza kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza. Ijambo rye nitabaza, ntituzigera tuyoba, nubwo amakuba ari hose, ntabwo Imana izaduhana. Muboneza amatabaza kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza. Dukora imirimo myiza, twe habiyisurwaho, tuzabiherwa imigisha nikomeza kwizera. Muboneza amatabaza kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza.